Yes, nk'ibisanzwe rero no twagaritse kuri mikoro za Shani TV Promotion. So hari abantu benshi bajya bananiwe gutandukanya aba bana iyo bari gukina comedy, bashobora kwibaza ngo ese ninde mukuru ninde mutoya. Turabakiye kuri mikoro, reka duhere kuri uyu nguyu atwibwire, akurikiza tubwire, adusobanure muri rusange. Mumeze neza? Tumeze neza. Ninde bukuru muri mwe? Yes. Niwe bukuru? Yeah. Bukuru abantu benshi ko musa cyane se? Ntabwo dusorebye. Kubona mudasa hari abantu batajya bashobora kubatandukanya. Niki abantu babatandukanyiriza muri rusange? Ariko uzi kwitegereza neza urebye nyine karagiteri nurubona nta nubwo tureshya. Ariko uyu yamye ari ikirara dore tunyogosha. Yego ni ikirara. Ariko ntabwo ari cyo cyane nyine. Muri Shani TV Promotion nta birara bibamo. Njye nitwa 40 Center. 40 Center? Hagiye bakwita Dabor. Mwita ngo Dabor. Dabor bisobanuye iki? Dabor minizi. Dabor minizi double. Ni double. Okay. Double nyine. Okay. Yes, muri rusange mugira icyo mubwire abakurikiye kano kanya kuri Shani TV Promotion ndetse n'abadukurikiye kuri TikTok yacu ni Rusizi TV1, mugira icyo mubabwira muri rusange. So abantu mwese mudukurikiye nuko mbabwira ntago dusa ahubwo witegereje neza nyine mu maso nyine harimo sayini tumwe na tumwe. Okay, nk'abantu bakina comedy na filme mugira icyo niki abantu babafasha muri rusange? Ngiye icyo mbabwira ngewe ushaka kumenya ikintu cy'udutandukanye zanyandikiye muri comment maditi mutandukaniye kuki. Ako kantu bazakwandikiye muri comment bakubaza uti mutandukaniye kuki wowe ngiye bazandebe cyane banakora subscribers. Yes, urakoze cyane. Byiza cyane. Yes, Shani TV Promotion ndetse mbona mugeze kure. Ese ni iki mwabwira abantu babakurikiye? Ese niye nkunga mukeneye muri rusange kugira ngo muzamuke mugire kure cyane? Inkunga dukeneye nje numva ari ngiya kamera. Kamera. Yes, nta kindi nari narangariye mu isaha mbo dukeneye kamera, imashini yo editinga, wenda na mikoro, wenda icyicaro cyo turagifite, n'utundi nyine dukoresho tumwe na tumwe, ariko nyine hari ibiba biri hayi cyane. Yes, byiza cyane. None se muri no minsi hari video yanyu iri busohoke? Video yo zirasohoka nyinshi. Okay, byiza cyane. Ariko mugira icyo mubwira abantu rero mbere yuko dutandukana. Nk'ibisanzwe ubu tuzongera kubonana dufunze, niho tuzabonana bihagije, niho video nyinshi zanyu zizasohoka. Ese ni ihe nibe cyizere mwizeje abantu mbese niki mbega muri rusange ku munsi w'igifungo niho kumukunda kuboneka cyane. Ese mubwira abanyarwanda ikintu muzabereka kirenze ubu ngubu? Ikintu cyo tuzabereka tuzafunga mu kakangana kwezi kwa gatandatu sawa. Tuzabereka ibintu byinshi cyane birenze ibyo mwamwiteze. Yes, urakoze cyane. Mbere yuko ngenda ntacyo mwavuga? Twabashimira nyine narabibutsa kuko nta numwe muri twe ukitwa Firigoti. Abantu bajyaga bambona bakavuga ngo Firigoti, babona umuvandimwe wanjye ukuru bakavuga ngo Firigoti. Ibyo ngibyo ubwo none ubwo wowe bazajya bakwita 40 Center. 40 Center wowe? Center y'ikinyejana. Wowe? Njye ni Dabor nk'ibisanzwe. Ni Dabor nk'ibisanzwe. Dabor se muri kumva icyo ari cyo? Dabor ni iki? Dabor nyine ni babiri. Muri babiri. Okay. Basezera mbakisinga. Yes, ngabo bakisinga. I kiss you. Double kiss.